genda urebe iyo ujya kugwa. Arambwira ati ikintu utari bukoreho ni matara naryamyeho ni safuriya natetsemo ariko ibindi bifata ubijyane. Ndebye aho kujya ndahabura. Negera umuturanyi ndamubwira nti se ko mukecuru yanyirukanye mbigenze gute. Arambwira ati wowe rero niba yakwirukanye tegereza umusaza aze yego hanyuma umusezeraho kuko uzi ko agukunda. Ntangije nategereje muzehe nyine ariko uwo mama arambwira ati urindire mukecuru ari bubi gusohorera ntugire ikintu na kimwe usohora. yego yego kuri hose Imana ikukumugisha. ndimubwire nk'ari kukureba. Sogokuru ndagushimiye. Ubu ntabwo nabona icyo ngushimira ariko Imana yonyine igikumira umugisha. Mubwire ikintu yagukora utajya wibagirwa. Ikintu yangare najya nibagirwa. Kimubwira kukureba bazayimwereka byanze kunze. Sogokuru ikintu nibuka wankoreye ntazibagirwa mu buzima nuko mukecuru yamfatiyeho umuhoro agiye kuntema avuga ngo namutotse agahuruza abantu ngo baze banyirukane mu rugo ukabyitambikamo ukavuga ati ntibagutemera umwana ataho kugira ngo bamuteme ni wowe wapfa. Ndagushimiye kuko wambereye mu buzima witambitse mu byanjye kugeza uyu munsi ngenda gushimira. Wihangayika habonetse muganga gakondo utanga ubuvuzi bw'umwimerere kandi bushingiye ku bimera. Nahivurije umwijima mpivuriza n'iby'amabanga y'abashakanye bankoraho riraka nabahanga pe. Waba warabaswe n'ibibazo byo kwikinisha bigatuma amabanga y'abashakanye atabasha kugenda neza. Tambuka tugukiza umuze nawe ubashe kunoza amabanga y'abashakanye. Ubu mubona nahoranye ikibazo cyo kutabyara najya ntekereza ko narozwe nyuma naje guhura n'umuganga aramfasha ndakira ubu nanjye ndi umubyeyi. Nyuma yo kugira ikibazo cy'imisemburo mike bandangiye ivuriro rigana baramfasha icyo kibazo kirakemuka. Nyuma naje kujyana n'umubyeyi wanjye afite ikibazo cya hypertension ubu ngubu n'umuzi. Kubivuza indwara nk'umwijima, impyiko, rubagemande, amibe, igifu, kubyimba, prostate, umutwe, imitsi ndetse n'izindi. Namwe nimutambuke kuko mwashyizwe igorora. Kuba ari imahanga namwe mwihangayika mwibaza uko imiti yacu iraza kubageraho kuko dukora na DHR kabagezaho imiti yacu kandi mu gihe gito cyane. Tugaye kaze mu kiganiro ndi kumwe na Delphine. Delphine uraho neza? Umeze neza? Urumva utuje? Ndumva meze neza. Umeze neza? Ugera ijwi? Ndumva meze neza. Aha, uko ngoko. Ufite ubwoba se? Oya, urumva umutima umeze gute? Ndumva nezerewe kuba nicaranye na Gerard uranejeje. Naye nishimiye ko turi kumwe cyane cyane nk'umuntu ufite inkuru runaka ugomba kubwira abatwumva baba ari abanyarwanda baba ari abarundi baba ari akongomani baba ari abagande batwumva byumwe kumva ururimi rw'ikinyarwanda kugira ngo tubashe kubagezaho inkuru twahuye nayo. Delphine, reka duhere ku bwana bwawe. Delphine, ufite inkuru yishingiye ku bwana bwawe imeze gute? Inkuru yanjye ndatangira nibwira abankurikiye. Amazina yanjye bwite ni kwa Nireberaho Delphine. Navutse ndi umwana w'umukobwa ariko mvuka mama anyanga. Mama niba baramufashe ku ngufu niba yarambyaye yabishaka koko nje ntago mbizi. Yego. Kuko nisanze nageze imyaka 2 imyaka 3 nisanga mba kwa mukecuru ubyara mama. Yego. Mama rero aranyanga ansiga aho ngaho aragenda ansiga muri ugo rugo aranyanga neza. Muzehe niko kunyita Nireberaho. Yego. Arangije arambwira ati mwana wanjye ni kureberaho. Yego. Komera. Ntabwo uzapfa izahora ikureba. Aho uzajya hose izahora kureba. Yego. Nuko rero mukecuru akabwira muzehe ati n'ubundi iki ni ikinyendaro nta kintu kizamara nicyo kundushya gusa. Yego. Ushatse n'ubundi wakireka kigapfa. Muzehe akavuga ati hoya ngiye gushaka abantu bafite ihene bamukamira amata y'ihene. Bavuga amata yego. Muzehe harankamishiriza ya mata y'ihene ndakura ngeze umwaka ngeze 2 muri urwo ruko mama yaragiye. Igihe kiragera ndakura ngejeje imyaka 5 mama araza asanga ndacyariho. Yego. Akajya nkubita mfite imyaka 5 akarwana na muzehe bakirwa barwana ku bwanjye. Hanjye nk'umutima wanjye ngavuga ni se ko ndakana naho mfiteho kujya kandi nkaba nta muntu nabwira ibyanjye nganyumve najyahe. Mukecuru
we na mama bafatanya kunyanga. Muzehe akabwira mama ati wajyanye umwana nibura akareka gupfanwa n'agahinda ukajya kumwereka umuryango iwabo. Mama ati iki kinyendaro nanjye nabuze aho nyijugunya n'inda yacu ikaba yaravuyemo biraruta. Muzehe ati se ko niba uzi ko wamubyaye ari kinyendaro ejo cyangwa ejo bundi isazaza nimukomeza kumuteragana gutya tuzavuga ko umwana we yagiye cyangwa se yishwe n'iki kamaraso akurikirana. Yego. Muzavuga ko mwabitewe n'iki. Komite ikomereze. Mama akomeza kunyanga. Ndabyibuka hari umunsi yaje yasinze mfite imyaka 5 araryama kwa kundi umwana nyina asinzira agasinzira yubitse inda kwa kundi umwana aryama nyina akaryama kubikinda kuko ndigaragura. Yego. Araza nkandagira mu mugongo numva utugufwa turaturitse ariko ndarira. Ngize muze hagira ngo ni kwa kundi ko kunyangaraje aranoshe arasohoka bararwanye bahugira mu kurwana ntibamenye ibimbayeho njye umugongo uraguduka umugongo wacitse. Nuko rero ubwo igihe kigeze ngejeje nk'imyaka 7 najya ngenda nkumva umugongo uragenda udigadiga. Hanyuma mbwira mukecuru nti ngewe rero ndumva umugongo wanje uri mu kundi. Arangije arambwira ati ni gute umwana w'imyaka 7 rwara umugongo wirwa usambana. Arangije ndavuga ni se umwana w'imyaka 7 asambana gute utazi n'ibyo ari byo. Nta nibyo nzi. Yego. Nta n'umuhungu nagiranaga murumva umwana w'imyaka 7 nta byabazi. Niba ukizinduka ukajya ku kazi kawe ukicara ugategereza gukira 20 cyangwa 30 ku munsi menya neza ko nta kazi urimo. Hari uburyo nzi bwizewe benshi bari gukoresha ninkubwira bizwi nka GBM cyangwa se Global Biomagnet untega amatwi neza nkwibira ibyiribanga. Ubu ni uburyo bwihariye tukubakiramo website igahindurira agakino muri business yawe. Game changer aka kantu se urakumvise. Ibi ntabwo ari amakabya nkuru ahubwo n'ubuhanga bw'inzobere mu gucengera ibijyanye n'iyubako ry'imbuga nkoranyambaga zicururizwaho hifashishijwe ubumenyi mu byitwa social dynamic algorithm, aho umukiriya murikira abatuye isi ibicuruzwa bye mu kanya nk'ako guhumbya abakiriya bakisuka. Ibi bizagufasha kugeza ibicuruzwa byawe ku bantu barenga miliyaridi 7 zituye umubumbe, byose bikorewe kuri smartphone yawe cyangwa se mudasobwa. Ubucuruzi bwose waba ukora ubu buryo burizewe kandi burakora. Ndakurahiye abakiriya baturutse imihanda yose bakora order ku bicuruzwa byawe. Nje rwose ibi bintu nzi abantu babizi neza kandi babasha kubigukorera aho waba uri hariho hose, haba mu Rwanda cyangwa se mu mahanga. African Digital Opportunity Initiative bahamagare cyangwa ubandikire kuri 0796 83 56 Arangije arambwira ngo ubwo butirigana bwanyu mwirirwamo nyine ubwo nibwo bwabuciye ntiyanyumva. Hanyuma rero nyine nkomeza kubaho ngaho urumva nta muntu wari unkunze. Umuntu wamvugiraga ni umuntu umwe umusaza kandi nawe yamvugira akarararwana n'umukecuru we. Yego. Igihe kiragera rero ngewe numva nshaka gutoroka ariko mburaho ntorokera. Ndavuga nti papa simuzi, umuryango wanjye nta numwe nzi, ndatorokera hehe. Ndakomeza ndihangana muri urwo rugo mfite imyaka 7. Igihe cyarageze rero mama njyana mu ishuri, anjyana kwiga materineri, anjyana nta nkweto, anjyana nta makaye yampaye, anjyana nta gikoresho na kimwe mpaye cyo kuzana nari mfite ikanzu nari nambaye. Ndangije ndagenda niga igihembwe cya mbere cya kabiri baranyirukana. Barambwira tugomba kujya kuzana ibikoresho by'ishuri. Nje mbibwiye mama aranyirukana arambwira ati uzagende ugwe mu Kagera cyangwa se uzasange so mu kuzimu, ngewe nta kintu na kimwe nzakumarira. Nize igihembwe cya kabiri baranyirukana barambwira tugomba gutaha ukazagaruka warabonye ibikoresho by'ishuri byose. Ubwo kwiga narabiretse kuko nabuze umuntu ngurira ibikoresho by'ishuri. Karezi iwacu haje kuza kompasiyo iza ngejeje imyaka 10 banjyana muri kompasiyo. Haza abantu baranyandika banjyana muri kompasiyo. Kompasiyo nyemerera kwiga mu idini ryabo kuko ari abangirikani. Yego. Hanyuma
kompasiyo nyijyamo mu myaka 10 bahita banjyana no ku ishuri bangurira ibikoresho bampa n'udukweto ndagenda ariko ngenda ndwaye wa mugongo yego kwicara ku ishuri bikananira ariko mama we yari yaragiye nyine yaragiye gushaka abandi bagabo mama yari umusinzi umwe wa burundu ntabwo wari uzi papa wawe papa wanjye ntawe nzi n'uyu munsi ntago muzi sinzi n'abavandimwe mvukana nabo ibya papa ntabyo nzi ntabwo wigeze ugira mu masomo bazi ngo papa ninde njyeyo negeraga papa nkamubaza wegeraga mama nkamubaza nti papa wanjye ninde mama yankubitaga ibyuma kanyirukankana akambwira ati niba ushaka uzagenda ujye mu Kagera umunsi umwe nzakubwira nti ngwino tugende uzamenye ko ubuzima bwawe burangiye ati njye nzagenda ngiye kukwica gusa nta kindi nzakumarira ntabwo wigeraga umubaza uti mama kucyunyaga ufite icyo kibazo ibyo ntabwo natinyukaga kumubaza kubera ko njye niyo natekerezaga kuganira nawe yahitaga ambwira ati nta kindi cyo kukumarira njyewe mfite njye nzakwica nicyo kintu yambwiraga mama wakubyaye mama wambyaye we niyo yatekerezaga kungurira umwenda akambwira ati mwana wanjye nkuguriye umwenda nawe wambaraga umunsi umwe wa kabiri akawujyana akaba yawunyatse yego ese mbwira mama aracyariho mama wanjye arahari ariko ntabwo nzi ahantu aherereye umaze gukura se ntimwigeze mubonana ngo mubaze uti pite ufite icyo kibazo wanyangiye iki se bagufashe ku ngufu iyo ngerageje kugirana ikiganiro nawe ntabwo kiye kirenze iminota 5 kuko ahita ambwira ati wowe n'ubundi njye nakubwiye ntagukunze nta kintu na kimwe ashobora kumbwira ngo nta kiganiro kimwe nshobora kuganira nawe ngo kimare iminota 5 yego duhita dushwana iyo nangiye kumubaza papa iyo nangiye kumubaza abavandimwe banjye umuntu wese mbonye mba numva ari papa mba numva ari musaza wanjye mba numva ari murumuna wanjye ko nta n'umwe nzi yego mama wawe yakoraga wa mwuga se w'uburaya birashoboka ko mama yakoraga umwuga w'uburaya kuko mama yatubyaye turi abana 5 kandi buri mwana wese afite se nta n'umwana n'umwe mama wanjye yigeze arera yarabyaraga agashyira kwa mukecuru njye n'inge nanabigenderagamo cyane cyane nk'iyo habaga hagize umwana ukora ikosa bahitaga bavuga ngo imfubyi ya mbere yabuze iya nyuma bahitaga batubwira ngo imfubyi ya mbere ngo yabushijwe iya nyuma kurerwa yego ni njye nabigenderagamo nyine kuko ari njye wari mukuru yego ibintu byose rero njye byapfiriye hasi aho ngaho yego komera cyane biryana gute bibaza gute ko ufite mama wawe ujya mu bagabo bose akabyara abana bose azana nta n'umwe mwari muhuje byakubabaje gute byakwishe gute ikintu cya mbere cyanyishe ni uko buri mwana wese yabigendeyemo buri mwana yabuze uburenganzira bwe ari njye nabuze uburenganzira bwanjye ari barumuna banjye babuze uburenganzira bwabo yewe ari n'abasaza banjye cyane ko hari umwana ubu ngubu utarabona n'irangamuntu kandi imyaka yarayigejeje yarabuze umuntu umugira gute umubyeyi umurenganura yego mu mutima wumva ko umeze gutara ukuntu ugiye bavuga ngo abandi inzira zaraharuwe hari umugabo wigeze kuririmba numva ibyumva baravuga ngo kubyarwa n'indaya kubyarwa n'umusazi birababaza biraryana wowe byakuryaga gute ngiye byarandyaga mu mutima wawe tutagiye ku bandi bana muvukana ngiye byarandyaga kubera ko muri urwo rugo ninjye wahiriraga inka zaho nta wundi muntu wahiraga usibye njyewe hanyuma rero nk'iyo najyaga kwahira kugira ngo nduhuke nakundaga kuririmba indirimbo nyine nkumva ndaruhutse ariko umutima wanjye wabaga washengutse umva ni ibintu biba bigoye kugira ngo umuntu abyakire kandi uri n'umwana muto uvuga uti nderekeza he n'inkora ibintu byose bigusaba kwigengesera kandi nawe wigengesereye nabwo ntibabibona uyu munsi urumva umeze gute muri wowe uyu munsi wa none mu mutima urumva umeze gute igikomere cyawe kumva kitose gute geraga nkubwire igikomere cyanjye ni ibintu bikomeye kuko n'umutima wanjye mba numva ndicara ugatera akenshi iyo ndebye nk'abantu umutima wanjye mba numva uri gusimbagurika hari igihe ubundi nicaraga nkareba umuntu nkavuga nti wenda uyu ni papa namusuhuza nkamubaza nti se nturi papa wenda aho hagira nk'umuntu wo mu rugo ubyumva nkataha kankubita ati ntabwo wagagombye kubibaza ati se ubundi wowe ugira so ati wowe ntasugira akenshi nabonaga abantu nyine muri icyo gihe mfite imyaka mitoya umuntu wese ngezeho nkavuga ni wenda wasanga ari papa cyane nk'umuntu wazaga kwa mukecuru ari igitsina gabo nahita mvuga ni wenda wasanga ari papa uje kunyirebera nkategereza nkabona aragiye nkasigara ndira nkagenda nkihisha komera cyane nkihisha nkarira komera
igihe utajya wibagirwa n'iki komeje igihe najya nibagirwa ntangiye kwiga kompasiyo yanshyize mu ishuri mama yaraje aca amatera yanjye afata amakaye arayatwika komera koze yego umukecuru nawe arangije aravuga ati n'ubundi ibyo byose nawe naraguteguje kuko hari igihe yigeze kumbwira ati ibikoresho kompasiyo yaguhaye byose ubifata ubijyana umvira hasi nkushaka ugenda urebe iyo ujya kugwa arambwira ati ikintu utari bukoreho ni matera naryamyeho ni isafuriya natetsemo ariko ibindi bifata ubijyane ndebye aho kujya ndahabura negera umuturanyi ndamubwira nti se ko mukecuru yanyirukanye mbigenze gute arambwira ati wowe rero niba yakwirukanye tegereza umusaza aze yego hanyuma umusezereho kuko uzi ko agukunda ntangije nategereje muzehe nyine ariko uwo mumama arambwira ati urindire mukecuru ari bubi gusohorera ntugire ikintu na kimwe usohora yego umuzi w'ubuzima kuri ubu extra power formula wa muti kabuhariwe wirahirwa mu kuvura abagabo batakibasha kwisayidira ndetse ukaba n'ikimenywa bose mu kuvura bikinishije twawushyize kuri promotion umwihariko wa extra power formula ni imbatura mugabo ikaba umuti karundura mu kugarura akanyamuneza mu muryango wayimenye ntayishidikanyaho cyangwa ngo ayigereranye kuko irihariye kubera ubudasa bwayo mu bushobozi naho ibyo kwikinisha n'ingaruka zabyo bisigara ari nk'umugani hehe no kugenda uhungetwa ubabara umugongo uzunga isereri cyangwa se ubabara umutwe nimutugane tubafashe ukorera mu Gatsata wanaduhamagara kuri nimero zacu 0786 04 04 36 ntegereza muzehe aza byarangiye ahageze mbwira mukecuru nise ko wambwiye ngo ngende nkabona kubwiye ngo nsohorere ibintu byanjye ngende ukabyanga kandi se ko kore kaba yaje waretse nkamusezeraho nkigendera arangije arambwira ngo use ngo muri iri joro urajya ngo reka uzagende habona ariko icyo gihe muzehe ntago yarahari yego ubwo nyine bukeye na mama araza afata bya bikoresho by'ishuri arabitanyaguza matera arayica hanyuma arangije amakaye yanjye ayashyira mu muriro ibyo bintu byibutse kwiga kwanjye kwahagarariye aho komera numva mu mutima wanjye harimo agahinda kenshi yego iyo watekerezaga no kugira ngo bino bintu tubisohore binakuvemo sibyo iyo utekereje ko mama wawe ari indaya nk'uko watubwiye ukabona ko abandi bana benshi ubuzima bwabo buragenda neza wowe ufite mama umeze gutyo icyo gikomere ukibana nacyo gute kugira ngo mbashe kubyakira icyo gikomere birangora ni ibintu ngiye ntekerezaho nkumva kubyakira biramvuna mama wanjye ndanamureba nkumva no kumuha imbabazi ntazimuha mama ndicara nkareba mama nkareba mukecuru nkavuga naba nta bantu maze ababarira mu buzima bwanjye kuko biramvuna pe ibintu bingora nanjye ibintu ndeba nkabiburira umwanzuro ubumva iyo mama wawe atitwara gute cyo uba umeze gute iyo atitwara kuriya akanyereka papa akanyereka umuryango wanjye nanjye mba meze neza nk'abandi bana nkiga nanjye wenda mba mfite akazi uyu munsi wa none kuko ntekereza uko meze uku ntabwo nari kuba umukobwa mubi ntabwo nari kuba umwana mubi kuko uyu mwana yarezwe n'ababyeyi agahabwa uburere agera ku ntego ababyeyi be bifuje nanjye rero ubu mba ngeze kure mba mfite intego nzima uyu munsi se mama aracyakora gutyo yego mama uyu munsi nta gahunda afite nta aderesi afite arajya ku mugabo uyu munsi ejo nkumva ngo yagiye ari muri karitsiye uyu munsi ejo nkumva ngo ari mu yindi nta gahunda afite iyo ubona agusebya gutyo se kubyarwa n'umubyeyi ugusebya gutyo uhora mu bagabo n'uyu munsi aho mumaze gukora nawe amaze gukura byanze bikunze n'umumama mukuru umva bitakikoremera nabyumva atari ikintu gisa naho gitsikamiye umutima nacyo njye ni ibintu bimbabaje pe bingoye kandi no kubyakira kuko hari igihe kigera nkicara nkamubwira ni se kuko kumwita mama byarananiye mwita muhamagara mu izina rye rwose
ndamubwira nti se ko ubona umajije gukura abana bamwe ukaba utazi iyo bari kandi ukabona wowe ufite amahirwe yo kuba ugifite ababyeyi bawe ngira ndashima Imana kuko ngiye iki kiganiro nkikoze abambabaje bose bagihari yego baracyahari njye naravuze ni njyewe byanze bikunze ikiganiro njye nzakijyana gutangaza amakuru yego kandi nawe nkagushimira kuba wemeye kunganiriza yego Delphine hari benshi nahamagaye ntabwo bigeze banyumva we wanyakiranye yombi ngira ngo wenda Imana yari yakweretse ko mbabaye komera ukoze kino kiganiro abakubabaje bose bahari ari mama wawe ari mama arahari gusa hari umubyeyi umwe wapfuye wawe wantangije ku Kigali amvana mu cyaro azarira he Kigali we yarapfuye ariko nawe yarampemukiye kuko aza ahantu nkuye umwaka nkamukorera umwaka wose akanga kumpa amafaranga namukoreyeho najya mwigana se wamaye nibura na 60 nkareba kantu nishugurikira nikorera akambwira atabatekereje gukora bose si kubu bakora yego yego ubo niwe wavuye mu mubiri gusa Imana nawe mwakire mu bayo ntago namwitura ibyo yakoze Imana niyo yonyine ibifite ijambo rya nyuma kuri yo yego rero uyu munsi mama arakureba nyogukura arakureba yego n'abantu bagwimukiye yego reka tubanza kubwira hari ikintu ufite ku mutima kuva ukiri umwana muto cyane ufite ukuntu umutima wawe waremerewe kuva uri umwana muto cyane no kugeza uyu munsi amarira kuba ari kugwa gutya no kufute umutima uremereye gira icyo umubwira mama yego na nyogukuru mama wanjye na mukecuru byose ndabitwarira hamwe barampemukiye banyiciye ubuzima bwanjye ejo hazaza hanjye barahishe se nabashimira ndabagaya kuko nababyeyi gito ikintu bagaye ko kinini cyane umva kiri ku mutima gitsikaye mu mutima ni igiki icyambere bari kumuburere nk'umwana w'umukobwa ntabwo bampaye najyaga gushaka abantu bangira inama hanze basize kandi ari ababyeyi naburaga ikaramu y'ijana nkajya gushaka umuntu hanze ndi bubwire ni mbabarira ungurize ikaramu mbasize yego ibyo ni ibintu bikomeye byambabarije umutima kuba ufite umubyeyi ariko ukaba utamugisha inama utagira icyo umusaba yego ni ibikomere bikomeye cyane shakomera komera cyane uyu munsi iyo ushatse kurira ushatse kwibuka ibintu byakubaye kuva ukiri umwana muto cyane ugenza gute wumva umeze gute njyewe iyo amarira agiye kuza kuko ntabwo amarira yanjye rwose sinavuga ngo ngiye kwiyumanganya kuko ni byinshi cyane byambayeho njyewe akenshi ndagenda nkifungirana ahantu hatangirana ikiganiro na Gerard tuba turi kumwe igihe cyose oya ukicara tukaganira ukambwira byose tutanari kumwe ujya mu cyumba ndifungirana mu cyumba nkagenda tukaganira nakubwira nti Gerard nturi kunyumva so Delphine sorry sibyo sorry sha usa nkaho wicaye mu cyumba nkaho ndi imbere yawe komera cyane nuko ko nyine nkarira niba ndi mu kazi k'umukire namara kubisoza nkasubira mu kazi yego umara igihe kingana iki se igihe nshobora kumara nk'amasaha 2 bitewe kuko ntago byanze bikunze ntago wajya kurira uri kumwe n'umuntu cyagiye uba wicaye wenyine akazi wagashoje uri kureba ejo hazaza hawe ukahabura uri kureba icyerekezo cyawe ukakibura nibwo wicara ukashyira ubwenge ku murongo ugatekereza ibyakubayeho byose muri icyo gihe rero nk'umukire hari igihe asohoka akagenda akajya mu kazi ugasigara wenyine ugakora akazi wamara kugasoza ukibuka ibyawe aho rero niho ngenda nkifungirana mu cyumba nkarira namara kurira nkaririmba namara gukorana ikiganiro cyawe nyumva nyine ndaruhutse yego uyu munsi none turaganiriye yego urumva icyo bigufasha se birakimfashije cyane washaka kuruhuka nashaka kuruhuka kuko nzi neza ko hari abana benshi wenda bameze nkanjye bababaye bavutse gutyo ndabahumurije bakomere rwose Imana nishoboye byose
umubyara kwanga aragusiga. Njye nageze aho ndavuga ntiyaba mama yarapfuye nibura nkamenya ko yapfuye, baba ari kubinkorera ari muka data utanze cyangwa se undi muntu wantoraguye utanze. Njye muntu nkenera ku ishuri nkumva umwana aravuze ati njye mama arankunda cyangwa se papa arankunda, ndavuga nti ni muceceke ntimuzi ibyanjye. Bakambwira ati reka reka ntabwo umubyeyi yakwanga umwana we, ariko aramwanga akanamujugunya. Mama yagerageje kukwica? Mama yagerageje kunyica, afata icyuma aracyintera, bakita cya cyuma bahatisha ibirayi, ariko cya kindi kinini kimeze nk'igikatinywa. Inkota? Cya kindi umupanga? Ntago ari umupanga, hari ikindi cyuma bakatisha inyama. Ntacyo turi kukibona. Aragira gutya arakikubita ndagicenga, ariko mama yaneye icyuma hano mu mugongo harimo inkovu. Inkovu nini cyane rwose. Yahoraga agambira kuzakwica? We yagambiraga kuzanyica, ko yambwira niyo namubwira nti mama wamuzambabira ukajyana kunyereka papa, yarambwiraga ati ngiye nindamuka nanaguhagurukanya hano ukavuga ngo ndakujyanye tuzamenye ko umunsi wawe wageze hafi ari mu Kagera. We yambwiraga ko agiye kunjyana mu Kagera. Sogokuru rero nawe akagira ubwo akavuga ati umwana wanjye nireberaho, Imana nijya imureberaho, ntago nemeye ko uzamujyana mu Kagera, ntacyo bwo azapfire hano, uzaza kumumbaza nzavuga nzereka nimva. Nuko nguko bimeze. Twari tugize icyo tubwira mama ndetse na nyogokuru. Gira icyo ubwira sogokuru wagufashe neza, sogokuru watumye ubaho, sogokuru uyu munsi uvuga uti nshobora kuba namuririra noneho kuko nzi ko we anyumva, kuko atigeze kwanga, kuko yakurwaniraga ntibakwice. Ngiye kubwira nawe ndicara nkaganira nawe, mwese njya nkorana ikiganiro namwe rega. Iyo ngiye gushimira sogokuru mbura icyo mvuga, gusa ndamukunda pe, ndamukunda, ni n'umuntu ukuze, umusaza ukuze rwose. Ahari ndamushimiye kuko ubu ngubu ubuzima bwanjye buri mu mahoro. Hari umunsi bwari mu kaga, ariko umunsi wa none buri mu mahoro. Ko mbasha kuvuga nti ngiye kureba Gerard, ko mbasha kuvuga nti nibura aka kazi ko mu rugo nibampemba make ndasezera njye hariya, noneho ndabasha kuba navuga sinaniganwa ijambo. Sogokuru ndagushimiye. Kuri hose Imana kuko umugisha. Bimubwire nk'ari kukureba. Sogokuru ndagushimiye. Ubu ntabwo nabona icyo ngushimira, ariko Imana yonyine ijya ikumpera umugisha. Mubwire ikintu yagukora utajya wibagirwa. Ikintu yankoreye najya nibagirwa. Kimubwira kukureba bazayimwereka byanze bikunze. Sogokuru ikintu nibuka wankoreye ntazibagirwa mu buzima, nuko mukecuru yamfatiye nk'umuhoro, agiye kuntema, avuga ngo namutotse, agahuruza abantu ngo baze banyirukane mu rugo, ukabyitambikamo, ukavuga ati ntibagutemera umwana atari kugira ngo bamuteme ni wowe wapfa. Ndagushimiye kuko wambereye mu buzima, witambitse mu byanjye kugeza uyu munsi, ngenda gushimira. Yego. Ashimirwa cyane. Yego. Ashimirwa. Delphine, wumva uramutse ubonana n'Imana, Imana tubana nayo, duhorana nayo, tuvugana nayo buriya, ariko hari ukuntu uvuga uti ndamutse mbonanye n'Imana nkayibona nk'uko ndi kureba Gerard twicaranye aha cyangwa Sam uri hariya, umva wayibwira iki? Umva wayibaza iki? Njye nabanza nkayibaza impamvu yanze kumpa papa. Njyewe nebe by'ibintu byose navuga niyo nza kubona papa wenda mama ntago yari bunyange. Nabanza nkayibaza impamvu yanyimye papa byonyine. Yego. Hari abantu batajya bakurura agahinda k'abana babyaye n'abagore b'indaya, reka tubivuga uko biri. Wababwira iki? Kaba kameze gute? Buriya muntu wese niwe umenya uburwayi bwe. Ntago njye nzakubwira nti iki gisebe kiri kumbabaza, we ntacyo ufite ngo wenda ngo twese tube turi kubabarana. Umuntu ngiye kubahera ko ndwenda bwumva ububabare, ariko wowe ushobora kutabwumva. Ariko umwana wabyawe n'indaya arababara pe, arababara kuko ahageze hose bakanabimenya. N'uwari kumugaburira ntamugaburira, n'amazi yo kunywa bari kumuha ntayo baba bakimuhaye. Ntawe ku giti cyawe ko baravuga ati iyo mico ya nyoko wenda yari kwanduje, ugiye kutwanduriza abana ugasanga nyine baguteje uwo icyo gisebo. Yego. Cyangwa se nawe waba uri umukobwa akavuga ati ibyo nyoko yakoraga
nawe uzabyiruka ubikora ugasanga nyine niho bahereye bakwanga. reka tugane ku musozi sibyo reka tugane ku musozi inkuru ya ni ndende ukuntu waje kujya muri Kenya nabwo ukahababarira ukahababarizwa umuntu yakwica ubuzima ibyo tuzabivuga wenda ikindi gihe sibyo ikindi gihe ukuntu ubuzima bwawe bwagenze nabi bitagenze neza n'ukuntu Kigali itakufashe neza n'ibindi byose tuzabivugaho. hari umuntu uri kutuba muri kano kanya wifuza by'umweko kugufasha sibyo no kuri pe umuntu uri kutuba muri kano kanya nkunda gusabira abantu ninza n'umwe ngashyo n'undi nuko u Rwanda dufite abantu benshi cyane babaye nuko ku isi dufite abantu benshi cyane bababaye natwe tuba tureba Delphine ko mu mureba ngaho afite agahinda gakomeye cyane twavuganye kuri telefone bitamworoheye n'uyu munsi nabwo mwabibonye ko bitamworoheye gutangira ikiganiro kugeza tugisoje. Harimo abantu bagira Imana ugasanga inzira zanyu zaraharuwe no kuri pe tujye dufasha abandi. Harimo abantu navuga ngo bagira Imana mugaca mu bibazo ariko Imana ikagira gutya ikabateza indi ntambwe tujye dusubira inyuma turi ibyo twakore dushima Imana duce mu bantu nk'aba ngaba bagifite agahinda bagifite akababaro. Delphine yajanga kugira ngo aruhuke kugira ngo umutima wongere ukomere nyuma yuko wakomeretse reka tumufashe. Nyuma yo gukoresha imbaraga nyinshi ukagera ku nzu y'inzozi zawe wifuzaga harabura ikintu cy'ingenzi. Icyo kintu ni ibikoresho byo mu nzu, furnitures, intebe zo muri salo, salle à manger, ibitanda n'amatera zabyo, utubati two mu byumba, intebe za jardin n'iza balcon, yewe n'ibikoresho byo mu biro. Tubakorera intebe y'ibitanda n'inzugi, tukabagira n'ibikoni bigezweho n'ibindi bikoresho mushaka. Mwe banyamahoteli na za appartement, umwihariko wacu nuko iyo mutugannye tubibakorera muri design yose mwifuza. Ku bindi bisobanuka duhamagara kuri 0783 337 8096.